umuntu umwe Gabriel Mutungo aravuga ati ko ntaho mubona itara abantu barajyanga ku mugabo witwa Salatiel Gapara wacu w'abanyabyinshi niwe wari ufite itara ndagenda ngo mare gushika ndamubwira nti none duhitara ati itara ryari ariko nta mavuta rero ko gukongo mbere ya murere itara murere yaje nidaheruka no gukongo none uko atabitara ati kintu kimwe no busengesi bwaburi ati nibwo burimo gusa ntabito ndagarutse mbwira bacu yewe itara ryari ariko ndabito itara bari baherutse kuri cana mbere ya murere muza kurisaba nyuma ya murere muri 67 yego abantu bahungutse bava mu bushasha yarabaye muri 64 arambwira ati genda urizane agenda ngo shika wa mugabo ararimpeza ndarizana ngo shike turarisengera ati ni mukongo itara turarikonga buraca mu gitondo neza aditagira na petrole muraricana buraca mu gitondo iyo nzu twarimwo yari mwinyana y'inka yitwa Iremezo ya Gabriel Mutungo sogokuru araza ko banga kuruba tebe niba mwapfuye murapfana n'inyana nimurekure inyana ho turekwinyana ngo yite hanze umuntu umwe muri twatese arebye ku rusika tese yo muzimije gata niki hayaka no kuba ku cyo gihari ka nganone gasize cyangwa samoje icyo gihe icyo gitangaza nakibona turatangira tuvuga ubutumwa aho muri yo eneo tuze kugaza muri 67 mu kwezi kw'icumi kumwe turi mu Kagomba Matandu kwa Yakobo Runamura twari mu nzu ya Mikael Ruhubazi niwe se wa Ruberwa mwumva yego Ruberwa uyu vice president wacu duhaye nyine ne twasenganaga abaruberwa barakira abana batinzi baye ntoya karakazo ko mu buhunzwe nakagaka kugoma n'amase batinzo ibaye ntoya wa mugabo kandi ati mureke tuyisengere arasenga inzu yinjiramo abantu 100 ukarangiza abantu benshi kandi ukabona bari kure none se inzu yaragutse byagenze kandi tuzi ko yagutse icyo tuzi nuko yinjiyemo abantu twatukeka ngo bari nk'ijana hari kera bari yinjira abantu bose cyo ni gitangaza kigoye gusobanura dukora imirimo y'Imana ni gitangaza kitomye ko kivuga ariko by'ukuri ndabyibonera je nyine inzu raguka nuba abo twasenganye nuba baracyahari kasebibunda n'umugore w'University bari yanyima imbarara yo n'ubu turi kubisubiramo tukabiganira tugaseka ukuntu Imana yaguye inzu ariko muyivuye miguma ariko akundi ngo tuyisohoke inzu baye kwakunda kibi gitangaza Imana irakomeye nuko rero inshuti bavandimwe ba Timazi TV abo tumaze igihe tubana tuganira kandi mudutega amatwi twongeye kubakira hano muri studio zacu uyu munsi twabazaniye umutumirwa mwiza umusaza wacu kandi dukunda umukozi w'Imana ni Duaye yakoreye Imana kera afite byinshi bijanye n'umuhamagaro we Imana yamukoresheje uyu munsi rero twifuje kumwakira rero twongere tubasabe kugira ngo mwicare mutuze tumutega amatwi atubwire imirimo y'Imana atubwire aho yaciye n'ivy'Imana yamukoresheje ariko nanone nkuko duhora tubibasaba ni mudukore subscribe mudukorere comment na share muzaba rero mukomeje kudutera inkunga muri uyu murimo tugiye gukora hagati aho rero reka tubasabe nanone mbere yuko dutangira dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe kandi namwe abafite ibibazo Imana yo mu ijuru ibane namwe shobore kubakiza no kubagenderera muri izo bibazo murimo turizera rero ko Imana yo mu ijuru ikomeza kubagenderera kubafasha kubakiza no kubatabara muri byose reka dusenga Imana Mwami Yesu kubw'imbabazi zawe tugwaye icubahiro uyu munsi mwiza uduhaye kugira ngo tubashe kuganira rero ishimwe ni ryawe bana natwe utuganiriza ibyubaka ubugingo biciye muri uyu mugaragu wawe byubaka imitima y'abantu benshi bazadutega amatwi ndetse bakumva ibyo abashe kutugeraho reka uganze muri iki kiganiro kandi kizavemo igisubizo ca benshi
kubw'icubahiro cawe, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Ni karibu rero, turakwakiriye kugira ngo wemere kubana natwe. Turakubona nyine uko bimeze, ariko uragerageza, nubwo ufite intege nke z'umubiri, ariko uragerageza kuzamura nk'ijwi kugira ngo tubashe kuganira. Rero reka utwibwire, ubanze utwibwire, tubwire amazina yawe, hanyuma ibindi turaza gukomeza. Urakoze cyane. Arakoze pasiteri kuniyegereza muri uyu mwanya mwiza hamwe n'inshuti n'abavandimwe kugira ngo twamamaze ishimwe ry'Imana. Njyewe nitwa Sosthene Serugaba, ndi umupasitori, ndi umuvugabutumwa w'itorero rya Methodiste muri Milimani, itorero nakoreyemo imyaka myinshi. Nkaba narahamagawe n'Imana kera, nahamagawe n'Imana muri 1965, ariko mu ibanga ntabizi. Imana iza kukamirisha muri 1967, nibwo nakiriye imbaraga turi kumwe n'abandi bantu babiri, uwitwa Gabriel Mutungwa n'uwitwa Juvenal Matingi. Abo bantu bariho tubana, twasenganye Imana, twuzura imbaraga z'umwuka w'Imana. Abantu benshi baratangara bakavuga ngo se abandi bantu ki? Ariko mamo yaje yose ni amandi umuturika, turi abaturika twese niho twabatirijwe. Ariko Imana ije kudufasha tuwakira imbaraga z'umwuka w'Imana, twamamaza ishimwe ry'Imana. Turigisha aho twafatiwe mu Magunga, turigisha abantu benshi baremera bava mu gaturika, ikanisa ryose rirahindurwa. Kubw'ibyo icyo nicyo gihe rero twakiriye imbaraga z'umwuka w'Imana n'ububasha bw'Imana. Njyewe Imana irampamagara, irambwira ngo naguhamagaye kuba umuvugabutumwa ngo wamamaze ishimwe ry'Imana, uzumva umuvugabutumwa mpuzamahanga. Ibyo rero ko Imana yankoreye. Noneho imaze kumpamagara, aha rero mu ivugabutumwa ryacu harimo umuhamagaro, nyine ndawuvuga w'ivugabutumwa. Uwo muhamagaro urimo n'ibitangaza. Nizoza ngera ku gitangaza ni sawa nabonye, kandi nanone n'ivugabutumwa ririmo. Yego. Imana iraduhamagara rero dutangira gusenga. Reka mvuge igitangaza cya mbere. Icyo gihe mwari mutuye hehe? Icyo gihe twari mu Magunga duhungutse Murere. Yego. Twarasenze, nabona hari twari tukiba mu nzu z'umwotsi, umwotsi ari mwinshi. Umuntu umwe Gabriel Mutungwa aravuga ati ko ntaho mubona itara. Abantu bararyanga ku mugabo witwa Salvatore Gapara wacu w'Abanyabyinshi. Niwe wari ufite itara? Niwe wari ufite itara. Ndagenda ngo mare gushika, ndamubwira nti none duhe itara. Ati itara ryari ariko nta mavuta rihera ko gukongo mbere ya Murere. Itara Murere yaje ridaheruka no gukongo. None urwatsa bitara, ati ikintu kirimo ni ubusenge si bwabona. Ati nibwo burimo gusa, nta bitoro. Ndagarutse mbwira abacu yewe itara ryari ariko nta bitoro. Itara bari baherutse kuri cana mbere ya Murere, muza kurisaba nyuma ya Murere muri 1967. Yego, abantu bahungutse bava mu Bushasha. Yarabaye muri 1964. Arambwira ati genda urizane. Ndagenda ngo shike wa mugabo ararimpeza, ndarizana ngo shike turarisengera. Ati ni mukongo itara turarikonga. Buraca mu gitondo neza, ritagira na peteroli. Nta peteroli muraricana? Buraca mu gitondo. Iyo nzu twarimwo yari mu inyana y'inka yitwa Iremezo ya Gabriel Mutungwa. Sogokuru araza arakubanga kuruba temeye, niba mwapfuye murapfana n'inyana nimurekure inyana aho. Turekuye inyana ngo yite hanze. Umuntu umwe muri twatese arebye ku rusika atese yo muzimije gata. N'igihe ryaka yo kuba ku cyo gihari ka nkanone gasizere cyangwa saa moja.
icyo gihe icyo gitangaza nakibona turatangira tuvuga ubutumwa aho muri iyo eneo tuze kugeza muri 67 mu kwezi kwa 11 turi mu Kagomba mu Matandu kwa Yakobo Rwunamura twari mu nzu ya Mikaeli Ruhubazi niwe se wa Ruberwa mwumva yego Ruberwa uyu vice president wacu duhaye nyine ndio twasenganaga Ruberwa barakira abana batinzi baye ntoya karakazo ko mu buhunzwe nakagaka kukoma n'amase batinzo ibaye ntoya wa mugabo kandi ati mureke tuyisengere arasenga inzu yinjiramo abantu 100 ukarangiza abantu benshi kandi ukabona bari kure none se inzu yaragutse zagenze kandi tuzi uko yagutse icyo tuzi nuko yinjiyemo abantu twatokeka ngo bari 100 hari kera bari yinjira abantu bose cyo ni gitangaza kigoye gusobanura dukora imirimo y'Imana ni gitangaza kitomenye ko kivuga ariko by'ukuri ndabyibonera nje nyine inzu raguka nuba abo twasenganye nuba baracyahari kase bibunda n'umugore w'University bari yanyima imbarara yo no turi kubisubiramo tukabiganira tugaseka ukuntu Imana yaguye inzu ukuntu Imana yaguye ariko muyivuye miguma ariko akundi ngo tuyisohoke inzu baye kwa kundi kibi gitangaza Imana irakomeye nuko rero mu ruko kwezi kwa 11 muri 37 Imana nibwo nasengewe kumusha bisengerwa na mwarimu muzero ndagenda ku musitari kuri Karongi na Muhanda na Nyesi na Murwazi Rumesa tugeze kuri Karongi ikanisa ryacu ry'abaturika rya Rwatangabo hari kijiji kimwe mashoko na Sebihunga na Manuguri barafatwa n'imbaraga z'umwuka w'Imana bamara gufatwa n'imbaraga z'umwuka w'Imana waduhanuriye wa mbere ni Inoki Rukungana aratubwira ngo yabonye turyamye mu nzu aho twaryamye wabona umwuka w'Imana umaze gushika ngo dutwika minembwe yose ngo irasha ngo duhabwe imirire yo gutwika minembwe yose irashya ubwo nibwo amakanisa yose atangiye gufatwa dutaha hepfo iwacu wewe tumaze gushika jewe nja gusengera urugo rwacu senga ngo ubwo ngubwo famiye yacu bari barahitingaje Imana irambwira ngo ningende ariko nzogenda n'umuvuga butumwa byo gusura abantu ndaza ngogere kwimiko kwa Gabriel Mvuka yari umwarimu wacu abantu basisiraho benshi b'abagatulika bashaka ko bakira imbaraga z'Imana aratwimira ngo tugeze saa 6 baza kuryama twinjira mu rusengero hakira imbaraga abana 25 ni benshi sino muri ko bavuga barimo abahungu bamvuka batoya babiri uwitwa Manuel n'uwitwa Simon bakira imbaraga n'umukuru wabo ariko ababo bana bari 25 ndava kuri rivuga butumwa kuri ku Kibunda iwacu tuvuka ndavuga ngo reka sinogenda ndahinze ndabanza ndatema ariko kontemi abantu bose barafatwa ifamiye yiwacu kwa Bigango barafatwa bose bakira imbaraga z'umwuka w'Imana barabaturika Imana ishimwe cyane icyo gihe famiye ya Murwazi bose barafatwa abaturika bose baraho barafatwa bakira niryo kanisa n'ubu riri ku Kibundi niyo ryayibona umwarimu w'ibyondo ariko by'ukuri niho ryaturutse niyo niryo sinaryaye turabaye ngo buce ndagenda jingaje ngeze Imirimba hakira abagabo 2-3 umwuka w'Imana hakira witwa Mutoni Elias hakira witwa Dizoni Muhizi hakira Mateo Mujonga aranahanura we yamaduhanurira arambwira ngo uginganje kandi Imana izagukorera igitangaza ubwo mu nzira hari hagoye mu Rubonja kwa Cari bariyeri zigoye ariko Imana irabongo tujabuka ngo tujabuserongwe tujyana n'umubyeyi witwa Kamuro nyina wa Karonda turagenda ngo tugere mu nzira
noneho Imana yatubwira ngo tujye mu Karongo turirimba indirimbo ngo muri iyo nzira iruhije mbese muragana turicara turaririmba ngo turangize turagenda ngo tugere mu Rubondo kuri bariyeri uko twahaciye tubizi ntibabimenye ko twahaciye kandi bari turatambuka Imana mu ijuru ishimwe turagenda tujya Inganji nibwo twakoranye n'abarusingizwa dukorana n'abagiricyaba n'ababisenti ndagiro turabana dukorana umurimo w'Imana 68 mu kwezi kwa 12 dukora umukutano hitwa Igisanu. Isanu ni ukikiye Tanganyika turangije tujya kwinjirira Noel ahantu Karemi hitwa Cica kwa Samson Mwami. Icyo gihe turi mu mbaraga z'umwuka w'Imana ko turasengera abantu bakuzura imbaraga. Iyo niryo vuga ubutumwa ryaje rya kabiri nagiyemwo tugenda turi abantu dusoza amato turagenda twarimo n'ababembe basoza amato natwe bamwe bacu barabimenya. Aho ni hehe neza? Igisanu ni ukikiye Tanganyika epfo kuri Tanganyika Inganji. Siriya za kazimya ubwo ariko ihoga twajaga Ikaremi. Twajaga Ikaremi. Yego. Aho rero ni mu eneo ya Karemi. Twakoreye umukutano ahantu hitwa Bondo. Hari abanyamurenge cyangwa barababembe? Barababembe n'andi moko n'abahorohoro twabategurira mu gihugu cy'Ashaba. Tuvuga ubutumwa twakira imbaraga abantu bakira imbaraga z'Imana cyane. Uwo mwaka ni wo mwaka twakiriwe kuba Methodiste tuva mu gihayiro cyo kuba abaturika twaba tuba Methodiste baratwakira. Twakiriye n'umupasiteri witwa Samson Mwami n'uwitwa Sospat Manga. Nuko turataha tuza twakiriye imbaraga z'Imana tuvuye mu ivugabutumwa muri 69 ubwo nakoze ubukwe aho ngaho Inganji. Nuko tuvuyeyo turagaruka no mu Minembwe iwacu kandi kanisa nari byusa rirakomera turahaba ngo bucigiye cyo guhamagarwa abantu bahamagarwa ngo bagende ku makanisa. Abantu bose twavuye mu Gaturuka ngo tujye kwa Nyamarimbo kuri Karongi. Bantu hamagara rwambukirana namubwira nje ndagiye ariko ngaba abantu basigirana Sadoki rwambukirana yarakiwe umwarimu wari Nyabarimba arabakira arabasigarana. Aho yakoze umurimo w'Imana. Imana y'umushumba w'umugisha n'umupasiteri twakoranye mwiza ariko w'umusepake. Nuko twe turagenda tuje kuri Karongi. Ubwo mwari mwimutse mwavuye Bubembe mwaje iwemera ntavuye ubwo ngubwo haba nari ndasigaye ko kwa sogokuru. Ikindi uja gushaka uvuze ko wakoze ubukwe. Nakoze ubukwe. Wowe warashingiwe bisanzwe? Nashingiwe n'abapasiteri batwakira. Ntabwo wigeze uterura nk'abari abasaza bandi? Yewe nziza kabisa. Nashingiwe na Sospat Manga. Pastori Mubembe w'ikaremi Igitugu niwe washingiye. Ubwo rero ubasiga kuri Karongi? Ubwoga naciye kuri Karongi ndaza tuva Inganji ari bahu muva Inganji murimuka. Tuvuye Inganji turaza Petri wacu ku Kibundi niho haho nasize abo bakristo basigira rwambukirana tujya kuri Karongi. Muja kuri Karongi. Twashitse rero ikibazo twari dufite tukaba twagiye muri Mitonde yaratwakiye nayo niho yari ifite nyine uburyo bwo kwakira abantu benshi. Bo baravuga ati twe tuzobakira mutabatisha nta kibazo. Turashika baratwakira muri Methodiste kwa bya ine yakurutwa naho baratwakira nta kibazo. Ikibazo cyaje kuba rero kiza kuba ko abandi makanisa yose baba Mitonde bayiberwaga na Ruko Gatware akagira abarimu 3 Timotheo Mahota Yeremia Rurimbana
n'abantu mushapa ndetse n'akanyandoga igakenge abo bose abarimu barukaga twari natwe baramuduheza konferansi itegeka ko ari uzotureba ariko babarimu be baradupinga nibwo muzamwumva twagize amasengesho nyirabibona akayajyanwamo wari uyarimo yandi nabibona narimo turasenga tugira icyumweru cyose tugira icyumweru Domitiyani Sebaganwa aravuga ati njyewe Imana irambwiye ngo tujye ngo twenderera ngwane mu Giswahili utwo nyine Imana yandika ku rukuta iramubwira ngo mugende mu butayu tugenda mu butayu muri Nyamaboko ibindi yari ubundi twazaga twadusanzwe twasengera wari umunsi w'akazi dusibayo na kabiri na gatatu mu ijoro Domitiyani arajyana turasaba turamwikorera turamuzana no mu rugo Imana yatubwira ngo azozuka yani nk'uwapfuye azabyuka n'iyinga mu gitondo dusiba na kane na gatanu amakoro akwira minembwe yose bati kwa Nyamarimbwe bishe umuntu none bagize isoni zo kumuhamba none ntumbiri mu nzu amakoro araranda no ku basirikare bati Kibinda niwe ufite abo bantu Kibinda niwe wari gapita kacu baraje ngo bashike kwa Kibinda bati ni guti ariko babanza kuza abanyabyinshi nibuka ko waje na Toma baratubaza njye Mwambutse baratujyana Toma Muyoboke baratubaza bati ibi bintu byabivugwa n'ukuri ukuyi umuntu yarapfuye tutaye ni ubonekaho kutya wo kwereka ubona maso mukabona asa n'uwapfuye ntarya ntahumeka ntayahumeka kandi nyine ariko Imana yonyine turi kwijwi Imana yatubwira ngo niyinga muzobona hagutse wa muje ati ni sawa ubwo nuko mwizeye mugende abantu bakaza bahonya Kibinda ati none se ko murambwira ngirinde abantu batavuze ko umuntu yapfuye mbabwira ngo umuntu yarapfuye bene ibyo bene ayo makuru nuko turabihorera ngo tujye kugeza n'inginga mu gitondo tubona arabyuze aho yaragara cyukuri yari yarapfuye nta kintu na kimwe yanyoye keretse icyo yanyoye ni agakoma gakeya twamaze kubita ingoma turishe Karongi yose irahaza abantu bose baza kureba umuntu wazutse Domitiyani nyirabibona bamaze gushika arahaguruka ari wavugije pendo bwa mbere avuze ipenda abantu bose baratangara avuga rero ibyo yabonye ibyo rero ni mateka maremare ariko reka mvuge kimwe gusa twagiye icyari cyatuye gusengera kwari ukubaza Imana gusa Imana tubatizwe cyangwa tureke kuko twebwe ubwacu twaraga kubatizwa kabiri kubera ko mwari mwarabatijwe muri Katolika bwa kundi ko kubatiza mu gahanga none se turasa kandi tubatizwa ubundi bubatizwa birumvikana abantu batimura batizwa kandi mutabatizwa tuzobana namwe hari mu meza hari mu kutana hari hose yego nuko twaje mu ivuga butumwa bakadupinga niko rero kwa badu tugiye hudu nuko wa mubyeyi yagiye arashika Imana aramubwira ngo gende mubatizwe wabe nubwo mubatizwa kabiri gatatu nukwezi intekerezo z'abantu ariko nzico nabakoreye nuko mwakira imbaraga z'umwuka w'Imana tumwarabatizwa mu mutima ariko umwemere mubatizwe n'umubiri kugira ngo abantu muce mu mazi yego twama dutangaza umukutano wo kutubatiza wabereye kwa Timotheo Mahota Irundu twabatijwe twari yaramaze no kuba umusaza kuba ngo yuname twabatijwe n'abarimu n'abazamu twari benshi ubwo ngubwo turabatizwa mu mazi menshi nuko rero aho hari muri 67 hari muri 69 ubwo rero tumaze kubatizwa twakiriye imbaraga z'umwuka w'Imana muri 70 rw'Imana yadutumye ngo tugende tujingaje cyo kuzana abantu jora Domitiyani Sebaganwa na Portazi Muzee twasa turagenda dushimira imbaraga ingaje tuza kubabwira ngo bave ingaje nuko turabwira ngo kandi n'umwanga muzozanwa n'inkota
niko Imana yatumye. Imana yabatumye kuja kuzana abantu ni b'inganji. muhozi hakiri amahoro nimwanga muzoshorerwa n'inkota kandi niko byabaye nyine bavayo bashorera n'inkota abasirikare n'abagiriye nibo bari babashoreye bamuganwa n'abagiriye babitabo n'abagiriye bakarosha abagere mu rubonje baragabura bamwe baca mu mushasha baja mu bibogobogo abandi baca imirimbo akura mande bahose ariko hapfuye n'umugabo w'abanyamushi bonega kaba yaguye imirimbo nuko icyo gihe rero ivyo ndabibona muri 70 rero na rimwe ngenda mwivugabutumwa ndagenda rero ngaya umushasha wose ndagaruka icyo gihe sanga abanyengaje bahutse ngo buce muri 72 komeza uvuge ntacu komeza uvuge ngo tugeze muri 72 ndasohoka kandi njya mu ivugabutumwa nagiye mu ivugabutumwa muri 72 mu kwezi kw'icenda niyo ngiye mu ivugabutumwa icyo gihe ngiye mu ivugabutumwa ikaleme bankuzamuraho ijwi ndagenda njya mu ivugabutumwa ikaleme yego naciye mu mushasha wa hariya wose ibaraka ndahuruka imishimba y'ikingushike saba urwandiko bararumpeza ariko representa yaraki representa atarabaye veke arambwira atari ko ndibuce mu irurimba niho Imana yambwiye atoya twagushakira itike uce mu mazi do itike naho muyimpa ndagenda n'amaguru nuko ndagenda ngera Fizi naho habaga umupasiteri wa metodiste witwa Lazaro Wacomwirira turabana nawe yanga kongera tuganira ariko duhandusenga n'uko Imana yamubwira ngo wanahabonye nuko komeza rwose dukomeze yego nuko rero ati Imana gerageze kuzamuraho ijwi twahabo Imana rero nibwo yambwiye ati nahabonye humbura nta kibazo turagenda tujyamwe ndagenda duca irurimba twinjiye twagiye twaraye ahantu hitwa Nyamutunguru ubute twinjira Ruzerefu turahuruka turagenda duhuruka mu rurimba nasanzira abasirikare b'abanyamurenge bitwa Rwendibo barubungenga tuhasanga Efurayimu turagenda ngo dushike muri Kinini na Kibukara usanga hapfuye abantu 3 ndumva ngo hari hakiri muri mure y'amazi y'itoye ikimeze nabi turagenda turika rurimba ubwo butumwa iburimba ndahava ngenda Karonda Kibuyu vuye Karonda wari kumwe nande wari wenyine nari jenyine ngenda nageze rurimba umuntu nasanze nirukinisho Mariya mu yaragiyeyo ngo kumwarimu w'amasomo yarakiri umwana yarakiri muto nuko turabanye na Karonda Kibuyu Rambukirera ngo mpave subira ngarura ngo mpave Nyange ngo mpave Makundu ndahuruka Force Bendera aho hose hari amakanisa wazunyuraho aho hose hari amakanisa yakadeza ndetse yakadeza yacu ya Bujanje ya Bujanje yakadeza kabisa na yacu ya Mitondo yarari gota ndaratangiza gufungura amakanisa mashi rero ndagenda maze gushikiriya tugeze Bendera pastor wakadeza wari uhari wari ushumbikiye no ngende zoja matoya inzoja ikale matoya ni waje umuntu ujikarebe muri iki gihe n'umuntu w'umusirikare gusa agiye guhaha imodoka ariko nta muntu w'umusivile nzogenda tuzoca nuko ngo bice ndagereza kwa majoro ureba abasirikare baranirukana bibaye nasandagaruka ubwa kabiri baranirukana ubwa gatatu ngo ngende mpurirana nabo kwasohotse gutya asanga habaye banirukana aravuga ati so umuntu ni iki aho ni inganje aho ni Force Bendera tambutse inganje baramuga ati
bamamubwira ngo hano hari umusazi uri kuvuga ngo mubonane nanjye ndavuga si ndi umusazi ndi umuvugabutumwa ati mumureka byane ntaje umubare gushika rewe noneho ikoreje mu ivugabutumwa ikarema kandi babwiye ko abasirikare baba bazagenda none nzojana nawe ati nta musivile utatujyana abasirikare bazarwana bakija gusana bakiri hariya baje gutumusha ari bakabatangira intambara bakarunda baruka ntibogenda tumva kubwira Imana yambwiye ngo nureka nkajyana n'abasirikare bawe tibazorwana mu nzira bazohuruka amahoro kandi nibarwana mbere yo kurasa yari bazabanza kurasa bamuratagira none ni ngufi shiriravuga ese uri muzima ndi umuntu w'Imana washuriwe n'Imana sawugene jozoze ukibuke wa mwarimu wa pastor wa ncumbikiye ndagizo gushikare wabo ndabasirikare banemereye naje gumare gushika imodoka ya mbere arayiteke iya kabiri niyo najagamwo arabanza arabwira ati muroye ibintu ni umuntu w'Imana ni umuvuga butumwa kandi yambwiye ngo murahuruka mutarwanya ko niko yambwiye bose bakamavuga kibabye kandi yanavuze ngo ni aduyi nabarasa ngo bari mu banda kurasa umuntu wavuze byo ni ukuri banuje mu modoka ya kabiri iya gatatu iruzuye turise muri mujari turagiye ngo tugere mu maeneo baza barasirwamo bakabona barayatambutse noneho cyari gihe cy'umwero w'imyembe noneho bakaruha bagera ku myembe bagahagarara babandi b'inyuma b'imbere bagahamagara ngo mubaze amuvuga ngo se twahagarara tugaca imyembe nuko twaza gushika twese ntawa nukwara kumanura gusa tubira mu modoka ntabaza kujya hasi tukagenda twageze kuri Rwama ngo barampamagara bati mubaze wa muntu ese tomwa n'amazi mbaye dereva urugenzi rero nimureke munywa amazi tunywa amazi turagenda turaharuka karegwi amahoro neza santarari harya ku muriro barahamagara amajoro bati twahutse nta rusasu muracyari kumwe na wa muntu mwarwanya uwo muntu urimo uvuga umuntu mwame mujana ababwira abari mu mushyitsi nuko ntarindi kanisa ryarizwe ryari kanisa rya Kadeza umugeza ku kanisa rya Kadeza kwa area Rupande sawa baranurije ku kanisa rya Kadeza ndaba vuga ubutumwa byo kuri murere yari igishira ariko nanone Imana irafasha jahita Mutowa jahita Kabubiri jahita Kamangu jahita Rugo aho hose by'ukuri kwari ko kwingura amatorero murere yari yashize ariko abantu bagiye bahunguka ndaza ndahava nja Kapuro muri Sepake ndahaba kwa Ngoyi ndahava nja muri Methodiste kwano wakabira ndahava nja muri Kamare nawe nisangamo Kamayito nibayemo nisangamo abarimu b'abaporo nuko tubanamo n'abaminyati ndahava nja Nyuzo pakingurito na hakingitorero ryaje ry'Imana ariko ryamuzura imbaraga z'umwuka w'Imana avuye muri Garigansi ndahava nja Kabaru kaza inja handi hakurya ndahava nja Kongoro naho ndahagera mpavuga ubutumwa ndahava nja Samba ndaranga Imana yambwira ngo ejo uzogenda mu modoka ngo ariko uza imodoka izogera impanuka ngo icyakora kubera wowe nzabakiza mwese kubera wowe abantu b'Imana buriya bagira bafite agaciro rwose
kubera wowe nzagukizanya n'abo bantu iyo mpanuka. Turagenda imodoka tururira tugure kuri Fleuve Zaire turururuka tugenda ku biraro bya Bake turakuka toso turima imodoka turagenda ngo tujye kugaragara ahantu hitwa Kasonga Rive. Nuko rero yampanukira aba maze kubona amamburira bari mu modoka bose naje kwibuka rya jambo bivuga ngo Pawulo abwira abantu bose ngo ntimwagira uva mu nkubwe ngo kandi uyivamo ayapfa ni kurwiwe atari kuri mu biguma mu murakira. Mbona ya modoka turayurutse twese turakira ngiri Gasonga mpavuga ubutumwa za ahantu hitwa za Murangabara ndagaruka caza za Kibangura ndavaje za Munono na Imba na Sora ndahuruka Karemikani ngeze Karemi rero n'Imana yakora ikindi gitangaza asanga inzira ntiboneka ya bato ngenda n'imodoka y'abasirikare ngeze mu nzira baranasiga ariko ndaguruka iforosi kwa Nyange ndazamuka ndarenga Inganji nibwira ko hari abungeri kuko bari bavuze ngo abantu basubiyeyo maze gushika asanga abantu bavuye bageze ibyumweru bitatu ibibuga amase yarumye nta bantu bakiringaje abe n'umuntu ubwo nazo mirebera mu kajoka unike mu Rugarama mu ndebe sanga inamase yarumye tagisubiyeyo ndagira gute mana nukuri kintu nari mfite kandi nageze ntararya nari mfite ibikwanga n'akabemba sinigeze sura kugira inzara namambibika wogira umutima wo kujya uri ku musozi wa wenyine kirere cyose abantu barahunze ngo nirimo jenyine nuko namanumva imbaraga zirashize ndaza ngongere harya muri bizima bahazi habana akagezi kabamo udusirongo tutugano none abankugiye kunywa amazi numva inyoni yituye ku kagano gutya iririmba mu ijwi nafashe ariko kuko ikivugirizo rivuga ngo iyo ndirimbo ivuga ngo najua njia moja ya kufikia mbingu ingawa ikipita katika majaribu lakini iendako mjini huko juu na njia hiyo ni Yesu na njia hiyo ni Yesu. Iryo jwi rero naje kwisobanurwa na representa ngeze mushimba yake anerekana ko iri muri Okovu 73 ariko najanyijwe gusa ryo mu kivugirizo rivuga ngo nuko nakone ifite gusa ngo mubwira nambwe ati iyo ndirimbo iri muri Okovu n'ubu ndirimbo yanje ya Raboni tazibagirwa naririmbiwe n'inyoni byo kuri Imana y'umwijuru ni igitangaza aho kuri ako kagezi ndahafu. Iyo ndirimbo mu busanzwe ivuga gute? Najua njia moja kufikia mbingu ingawa ikipita katika majaribu lakini iendako mjini huko juu na njia hiyo ni Yesu na njia hiyo ni Yesu. Inzira ija mu bwami ica mu makuba. Ni muri Okovu 74 ngira ngo ryari humure kuko yari humure ko ibyo ugiye guhura ndabyo uhumure naho waciye mu kirere abantu bose bimutse ariko humura turi kumwe kitakiri kumwe kitakibama abantu na njia hiyo ni Yesu. Yego nuko ndagiye no kugipimo wamaze kwira nageze ko mu matongo ya Rubirika una hantu narinzi ndangiza imbere yanjye harakomeje hari ikombe kandi ndavuga ngo uko niba ndapfuye ngiye gukira. Ikombe ni ukuvuga ahantu bashanye umuriro. Ikombe ni ahantu bashanye umuriro kuri uwo muriro ndavuga ngo nohunga byenda abasoda b'Leta ngabonitesheje amahirwe cyangwa nohagenda ari abajenesi ari mayimayi nazo zikakwica ariko reka ngende ndabegera bukeya noneho nduhemenya bari bo kuko basirikare ndamuva bavuga iringaro. Yego nuko ndaje nawe uko bambonye kera bohereje abasirikare batatu bo kundasa kuko nanda turutse mu ruhande rwa Aduyi aho bati nta wundi muntu utukura uruhande ni Aduyi yaba yari umuntu wari uturutse mu Rubonja twari kumenya ko ari umuntu musi byumvikana umuntu uvuye za Gateje uvuye tibamenyaga aho turutse. Ndaje nicaye
nka bugufi nyine bw'ikombe ariko nko mu bitangatanga mu itongo igihe kiri aho gutyo mbona abantu nyine nkababona bagenda bububa nama mbona kera napfuye nanone niba ari abajenisi baranica niba ari abasirikare nama niterera mbita hagati batiguma ahangaha aho niho bavuze ngo barandashije ngo amasasa 3 sinayumvishe nta muhumure ndi umuntu batese uko kabiragaje bakurasa amasasa 3 ibo baravuze ngo barandashije sinayumvise ibo bonyine nibo bashite ku mukuru wabo kuko tubatumye ngo murase icyaba mujeni giki batwarasha amasasa arakara amasasu yanga gusohoka atari ko wa mukuru wabo ati kuri uyu ni umuntu w'Imana ubwo gabaza bivuga n'abamaze kufata none ngo babamiriza bati hano hari umuntu kandi ndibaye bakindasa na batizani ni kufite ndifite isakoshi yanjye irimo Bibiliya muhumure nanjye kamavuga amagambo yo kugira ngo ndebe ko wisobanura uwo ndi batizani abuza isakoshi barayakiriye ubwo nyine kera mbabonye abasirikare baje biruka abandi basirikare bazamo abahungu babagiriye babiri se bagabo w'amagohe wacu w'abanyabyinshi na se gatarama wase ibihunga w'abarundi bari muri abo basirikare baza ngo shike se bagabo yamango hatayinje wowe ati barakwica toye humura ntibakinisha nuko mbona barashoreye baragenda bashita ku mukuru wabo ataha uri mu nduki cyenda umuvuga butumwa najejo zara n'imodoka intanzira naruko ndaza ngo nibwira ko ino hakiri abantu none nasanze n'abantu bahari Imana ishimwe ko mbabonye ko muri abantu uri mu nduki ndi umuvuga butumwa dore n'izandiko zanjye barazibona uri umuvuga butumwa turi umuntu w'Imana abasirikare ko baravuga ngo bakurashe ngo masasu ndi yasohoka arakare kitabizi sinano yumvise ahubwo nuko ndaharara uraca mu gitondo ndabasezera batoya cyo dusezera ndabanza ndigisha baraza baremera abasirikare 25 barakizwa Imana ishimwe kubera icyo gitangaza cy'ukuntu narashwe kiba simfe icyo gitangaza cyo kirabemeza ngo nangeze ndababwira rebe ndagiye batoya mukuru wabo ati ngaba abasirikare basengere bagiye guhiga paza n'imboga we waburaye none uragenda n'inzara tugwa mu nzira sawa bashize y'amaboko baragiye byo barkuwa bagiye cyane umunsi batitwisha imbogo zibiri baragiye baza bikoreye inyama bamara gushika barokeshe bagize bate izanjye mu gitondo barazimpaye ndabasezeye nuko ndamanuka no mu ruboje n'ifisi n'ibaraka urwo rugenzera rwo ndataha iwacu umenye hari muri 70 urabasengera baja guhiga bica inyamaswa bica imbogo zibiri ngo barangize bati ngizi zawo mboga nabwo uzarire mu nzira ko nikagenda nagiye zijya mu nzira nyine noneho rero tumaze guhuruka mu minembwe tumaze guhuruka mu minembwe hari muri 73 nibwo puruse imuhira ubwo urwo rugenzi nagize amezi 6 ubwo ari urugenzi rw'amezi 6 nico naringize mu basi hari abana wari ufite cyangwa wari utarabyara ushaka ko wari washatse nari mfite abana babiri ariko ubwo nukuvuga ngo bari basigiye umuryango aribo babahingira aribo baragira n'inkaza kanisa nkubwirega pasiteri ikanisa ryagiraga urukundo kanisa ryagira byose bazaga bakampingira bakambagira umurari bakampingira ntaco bigeze babura apri umugore wanjye ntaco yazaga babura Imana ishimwe nuko turahaba uwo mwaka 73 narasibiye sinagenda ariko 72 naho nasibye ikindi gitangaza Imana yadutumye ngo tuje mu kumurambya tugenda ngo tugere mu nzira ngo dusenge Imana yatubwira ngo nabatumye kugusengera kaburuburu yararwaye yarasaze ari mu nzu araboshye turaza ngo dushike dusengera kaburuburu
twasanze yababwiye abamuriho mu Minembwe haje abasirikare ngo bararindwa mubi ngo dusheko yararinjewe na Cosmas Muhizi ngo twinjire mu nzu turamufata turamusengera amasaha abiri aduhagaze ku tasara we waje guhembuka akirati kuva ubwo yamakira ntiyose kubira Imana ishimwe ya kandi byarageze amahinga abiri baramufasha nuko none rero gutukweza muri 74 niwo mwaka nagiye iburega namaca hari urucweko urabona nazaga ndindira abagenzi ariko naciye mu makanisa menshi yo mu Mibunda ariko muje bugaza hariya mu Basimwenda hariya mu Kabanje yego ndababwira nti ko ndashibureka muri bari abarusi urega wowe uzohasha gute ahita umwiri yabisheza arashara abaje neza Imana yantumye nzogenda baba ratisa ni mwabembe nawe urabizi kuko batari bafite ibyo kurya ngiye hariya kwa Kagunju muzompamagara umunsi muzobona abantu rero kumanywa nazakajya kuwirwa mugoro ngataha nuko baba abahaza umugore n'umugabo bavuye n'ifasho yo kwandayeberwa mu gitondo barampamagara batabagenzi babonetse kaza mushiki baba baragore barandeba umugore n'umukobwa babareka barandeba bataye twojana umugabo uzujana n'abantu kubera iki umugabo utagira ni icumu utagira n'ingoni utagira n'umupanga wo tujane n'uyu nibyo mutiba muri rujuko uri kubona ko duhuruka nukuvuga ngo ahubwo nabo baza bumva ko bagiye kujana n'umugabo abari we begamira noneho gubacishe muri ari amashamba basanga nta cumu ufite nta kintu ufite nuko ndababwira ariko ngira amaguru make mwone ihanganira bati ibyo by'amaguru make si kibazo nicyo ko turakorera twana n'umugabo ariko udafite ico witwara mbere kimbunda yanjye bati koze mugasa ko shumberetse Bibiliya turuzi iyi ni imbunda yanjye kandi turagenda duhuruka amahoro nibyo by'umutima yamuvuga turahuruka mutabibonye mu maso yanyu mutabibonye ivyo muti no kuvuga ingagi muzi cyunguti ati turakizingi kinaje icyunguti cy'Imana icyunguti kizakiri ikindi wamuhembe umpasera aba bantu b'Imana ndibaza bakinwaho ko muramukinisha umuntu w'Imana ni mugende abagore tusa ufata urugendo twamatugenda rero twika kwibuye twika rucwe kutonora kukakanengera na hantu inzira zo mu mazi zo kuzamuka uruzi mukamanuka uruzi ni ikuzimu n'ababembe nyine bohabona inzira nimugoroba turashika igiti bingi ngo dushike dusanga bishe icyunguti sinabonye uwo bazanye ikirenge cyacu gusa naho zanga ipima kavuga ngo ni kandi yateretse isekuru arya baza batereka isekuru ko naho zambona ari cyo hakwiye ikirenge cyacu atakurabona taho murabona mwabibonye tene ukuri twizera umuntu w'Imana kubita ingoma turinjira hemera abandi n'abagore baremera kuko babonye mwashitse babonye icyo gitangaza kubuce turagenda na za Karongi na za Karingi pafungura kanisa uva twinjira inyoza turahuruka byonga naho pafungura kanisa rinini ariko natangirije mu bana 30 kuko abantu nigisha barabarega abana bakanga kubita ariko barakubya bazabita baraza ngo shikinda basengera bwuzura umwuka w'Imana noneho bakambwira ngo bazabishana na nyina kuruka n'abanyina kuruka kese muzamugenda muti bati ko turapfundika ibyatsi tugenderaho tukabona birahiye tukabona wowe urumuriro kuba bitwika barakizwa n'ababyeyi barakitwasitse kanisa nini cyane ubundi jimbo ndahava njya gufungura ikanisa ahantu hitwa Rubigi Kisengenyo bari bambwiye ngo niho hagowe kubona ikanisa ariko ndafungura hari umurozi ukomeye cyane nawe arakizwa witwa Mbari uwo murozi nawe arakizwa umurozi neza nazamo mu rubunga ndavuga mvuga nyine ko numva butomera kandi zandiko zanyu
shefu waho ariko ahangaha nta kanisa nta mana yindi hamwe kesi ya mbari y'uwo mu ruziga kuko hanguwe ni leta gende wigisha imana izasigara muri uyu muhanda niyo tuzokurikira sawa atizarusha indi imbaraga niyo tuzakurikira wamuroza ati wowe uri nkande kugira ngo ufungure ikanisa indi mana uyizaranga aza kukubwira yamambwirira aho ngaho yari muri abo bagabo bakuru b'umwami bamukikije yego yamambwira ndasenga imana yakuremye nanjye irandema nawe ugenda ukora ibyawe aragenda akora ibyo nanjye ngenda njya ahantu tugira amasengesho tugiye kugeza nk'iminsi ibiri twumva araje mbana arashika imana iramubwira ngo mutunge urutoki ikubita hasi arahwera turamukwega yinjira mu nzu turasa turarana ngushye mu gitondo aragerageza kuzana ibiheko byiwe turakizwa aho nahafunga kanisa ry'abantu 300 n'ubu ryari kanisa nini cyane rifite abantu benshi Imana yacubahira nuko icyo gihe rero ndahava ndamanuka ndikimaniye maza kizashabunda za kindu ahose nagiye pakingura amatorero icyo gihe mbatiza abantu 270 ndumurayike ngo ntahe ngo tange raporo muri methodiste bati umuntu wo gutenga umurayike wabatije abantu narababatije bati mumutenge umuzungu witwa Beti ateye nicyo mugiye kumuhana none se tubazi Bibiliya kuvuga ngo none se wizera wese azabatizwa murashaka ngo muzabwiriza abantu kubatiza abantu aho mutagera paka umupastori ko mutagezeyo mbati none uko uravuga tumwirute mumusengera umupastori nibwo nasengewe mu mupastori sinigeze umuhudumu sinabaye mwarimu namwe umupastori kwivuga butumwa kubera ibivuga butumwa ariko umuzungu yari yaramenye ukuri ni wowe gari missionnaire havuga ati aho kuvuga ngo mumutenge ahubwo nimusengera mu mushumba habaye hakiwe amatorero ndava rero aho hose nitse ikindi tumaze gukigura amatorero menshi uragenda ugera ikindi nuko ndataha ngo buce kandi asura kandi sura kureba makanisa nica iwe mu mushasha ndahuruka zabwegera ndahuruka Bukavu ndahuruka Goma ndahuruka epfo Kisangani nukuvuga ko aya marejo yose yo hakuno nagiye za Kisangani za Kindu za Kasai zombi za Rubumbashi hose zahagiye noneho rero mu muvuga butumwa kandi by'ukuri korera Imana kandi yewe kubwire nta marangamutima nakoresheje nagendeshejwe n'imbaraga z'Imana kandi ndiyo ni umuntu nyine mu byo mvuga no gushakamo ikuzo kuko umuntu ni gito ariko ndazaga mbona abavuga butumwa benshi bataga baje ariko mu bivuga butumwa bakashaka abagore bakagwirayo ariko kandi za Kasai ho n'ikijari iho kukubaha neza no kuguha agaciro bakwiriye bakuzanira umugore umukobwa w'inkumi ugasanga bamushatsiye yaryamye kera ugasanga mu gitanda ukamwirukana ariko imbaraga z'Imana zirakoresha bayifungura y'amatorero Imana irakurinda bayifungura amatorero niho umuntu wasobanurira Kasai nani kavuga Igiswahili yari umurozi ukomeye twirwa dukorana nawe burira dutahe mw'ijoro asanga ibirozi byo byapfuye byose ni ukuvuga ngo kuva na kera abarozi barazaga bagakora umurimo w'Imana kandi cyane tuzatubwira ngo ni ibyuma oya gasi Simoni w'umukonikoni ate kwari ugukorera Imana nawe yahamyaga Kristo mungure kuri izi mbaraga z'Imana nuko umunsi wa kabiri araza tiwe ndaje ngo mumpeze ndasaba musobanuro twiga tutabizi ariko aravuga ati mbere yo kwigisha mureke mbereke ibyo nazakoresha ndi umurozi ruharwa ariko ndasanze byose byapfuye kubera rya jambo ry'Imana twituvuga ndihaniye ndakizwa nuko rero umurimo w'Imana nuko nawukoze ndagenda kandi zabo kavutse
za Manyema za Chanto za Mwenga za Kamituga nasaca ahantu hose nagiye mvuga ubutumwa kanisa bwongugo batije ku masomo ya Bibiliya nagenda ndaniza amasomo ya Bibiliya nibwo bambwe batira no ubwo ugize imyaka 2 nibwo bantoye kuba umuvuga butumwa gukingura amatorero muri Shaba wa Methodist singizwa hari komite yagira ya Methodist kamati ya kutuma niyo mwe wigisha bati jewe ndaho n'umujiste twotuma muri Shaba n'injewe hari muri 80 nuko bati nda wundi n'injewe arantora bamaze kuntora singizwa bari mu kiruhuko cy'iyo nama yabo yego twari muri conference Mushimbaki amwe atesuza makuru bagutoye mu Karema chewe niko bahaye bavuga tugende babwire ngo niba bantoye nzojana n'umugore wanjye ndemeye ubwo bangira ikizere akozojana n'umugore twe barakubaza baraguhamagara undi mwanya basure muri kamati barampamagara bati ngaho vuga tijewe barambwiye ko bantoye sawa ndashinga cyane numwangira ikizere Imana bamugisha ariko nzojana n'umugore wanjye ubu ufite abana 5 wowe ufite abana 5 none wogenda none se tiwahora kugenda ukabasigaho nazaga mbasiga ndatumwe ntumwe n'Imana ariko nimwe muntu umwe wa muzungu kandi asaravuga ati byo kuri avuze neza izavuze neza ese missionnaire azasiga umugore missionnaire ntazatangiza nibwo batumye Ikaremi ndagenda cyo kubayo Ikaremi natangiriye ku bagore 5 abagabo 3 umwe afite abagore 4 undi afite abagore 4 undi afite abagore 4 nukuvuga undi yigisha manuka na Tanganyika yose zamukana manuka na Tanganyika subira ku mipaka ya Kivu zamuka kandi subira mwoba akunda kuzana abantu twafite n'abajiste twazaga tujyana byukuri twogera turi benshi basoza mu mato ngakagera mwoba umurimo w'Imana ndawukora ndaruha Ikaremi ndazamuka cyane ubu niruhanika bafungura batorerane bagira paruwasi ngo bice muri byura bati baje kwirubura waje kwirubura baba benshi dusabishima atuma kuba sitanda muri byura ngena mbasitanda byura no muri zura urahabaye nagize imyaka 4 nagiye muri 94 papa muri 98 nunga intambara ariko nije wari sitanda wabyura noneho rero vuye muri Shaba mpunga intambara dufite amajimbo 6 apana amaparuwasi amajimbo 6 afite abakristo 6,000 abakristo 6,000 jimbo yabyira yonyine nayobora yari ifite abakristo 1,000 noneho rero duhunga intambara turaza byukuri tumaze guruka Imana yakoze igitangaza nacyo reka kikubwira tugeze Ikaremi baratubwira bati turapaswa ngo dusenge Imana yatubwira ngo dupaswe tugera ngo tugere inganjwa irurimbo baraturasa mama ariko Imana yatubwiye ngo tuzokuruka twari kumwe n'umugabo witwa Gunere nukuvuga ko mutaciye muri Tanganyika mwebwe mwacira urimbo mbere mu 98 naciye urimbo ndaciye muri Tanganyika naza nduri Kamembe bagari imyaka kingahe ngo bice ngo subire Ikaremi gutangira kandi ngo amahoro yabaye nari mpageze nk'imyaka ingahe bati ndambarira abaye kandi none abasoda bari barugasura n'abandi bari bo batushoreza muri iyo nzira zomba abantu bapasuwe twari benshi twari abantu 600 ndabyibuka turaza ngo dushike baraturasa badukura urimba badufasha korokoro ariko Imana yatubwiye ngo nta numwe upfa mushika amahoro duhuruka amahoro iminimbi toroko minimbi rero naho naringize mu myaka kingahe mpa nzunguruka gasubira mu matorero natangije guhereye Ikirembwe guhereye za Kabambari nuko aho hose nazaga pazunguruka ariko biba ngombwa bamaze kumpfushiriza kuzonisha ngombwa uko mvunga ndaza ndahuruka imbarara ndahaba
ndahaba bagira imyaka 5 batangiza itorero n'ubu ririmo amakarisa menshi. Ubuke rero nari maze kuba umusaza ntagishoboye nibwo naje nzakurikiye abana azana by'ukuri nagenze ahantu henshi ariko hano naje kurikiye abana nari maze gusa kandi twarabonye umenengana udusanga Sudani kirimbarara neza barambwira bati hara nakanavyo mbivuge bati abana biwacu bagize itorero yerekwa ryiza batangiza itorero babadandaza bati Imana we no iyo mbona itike ngo inzoje kubaramutsa ndoko bambaye itike kanisa ndagiye neza ndashika Sudani turabana nabo ndanezerwa tugira n'ukwezi ngo tuze kuhava nzana na witwa Mwasha niwe widwa tuvugana na Jenza mwita Mwasha turaza twaruka imbarara nani Kampala nuko nasubira imbarara ariko by'ukuri nabwo nazaga nigisha hari abanyarwanda bazi imvugo ya nyine y'Igisudani y'Icyarabu kigisha mu Kinyamurenge umunyarwanda agasobanura mu Cyarabu ni ukuri ko nazaga nigisha kandi nanagiye kureba abo bana baranakira bamerera neza cyane barimo na Pasteur Maisha wa murumuna wa Mugunguza ni ukuri namerewe neza cyane na Nowi Pasteur Muhasha yitwa uyu duhaye tuvugana duhaye dukorana we nawe swari duhaye dukorana kandi cyo gihe by'ukuri Imana y'umuje bishimwe kuko yamufashije ubu ngo asigara umubyeyi asiga afite abana benshi nuko rero niko ndi hano bukeye ejo bundi nkora staff ndashaje ariko kuri kuruhuka bati nibwo mpamagara ababyeyi baje bitorero barusingizwa basebahiga bayisake Kanyandoga bari benshi bose baraza bakorera staff naringize imyaka myinshi urumva by'ukuri imyaka yo kuvuka imyaka 80 imyaka y'umurimo w'Imana imyaka 50 isaga umaze imyaka 50 irenga uri mu murimo w'Imana umuvuga butumwa n'imyaka 50 irenga naragize ubukwe n'umugore wanjye nanditse agatabo karahari kavuga amateka y'ivuga butumwa ryanjye cyakora sindagasobanuramwo byinshi nanditse icyo gitabo nico gusomwa kabisa abantu bose bazumve ko igitabo gikenewe Pasteur yampaye uyu mwanya kugira ngo nganirizwe amazi y'ishimwe ry'Imana. Icya kabiri rero hari icyo yabajije utarakigeraho reka nanone nkubaze ikibazo kimwe hanyuma tubone gutangira tuvugane intuzi iyo urebye ivugabutumwa ryanyu rya kiriya gihe uko mwakoreye Imana ukareba natwe muri kino gihe uburyo duhagaze mu murimo w'Imana ubona hari irihe tandukaniro? Hari tandukaniro kabisa kandi ureke kubwira itandukaniro rihari. Icyambere twe twazaga tuvuga ubutumwa turi kumwe n'itorero rikagutuma kugira ngo bivuga ngo Paulo yamagana n'umwuka itorero ramutuma twe twazaga dukorana n'itorero ariko icyantangaje cy'abavuga ubutumwa bw'umuntu kibabana n'itorero babukwabo umuntu arigenda uko ashaka umuvuga butumwa ugenda adasabye urwandiko atasabye ikatagendana ikanisa rikumva gusa ngo yaragiye igasarika ikanisa ntirimubuza kandi ntarisezera icyo ni kimwe. Icya kabiri ivuga butumwa ryacu ryari ryiza ryarubakaga ariko ntiryasenyeka twagiraga ivuga butumwa ryiza. Icya mbere twabanaga n'abantu neza nta munsi n'umwe twumvise twirukanye abantu ngo ni abarozi nta munsi n'umwe twirukanye abantu mu ikanisa ngo ni abarozi turi abavuga butumwa turi abajisite oyaye ni nabo bose muzo mwumva ngo bagatako bampukubana abandi batangije igihe cyacu by'ukuri ntabwo bigeze basenya abantu baciye mu oyaye bazaga bavuga ibiheko bakabitwika ariko nta muntu n'umwe bigeze basenya ibi biheko ni byanyandaka n'uyu nguyu
ugasanga uwo muntu abuze amahoro baramusengeye. Ni ukuri ivugabutumwa ryacu ryarigize nonore ahandi nanisize bukeya. Kongo ikikijwe n'ibihugu 9, ariko ndatekereza ko bimwe byinshi nabigeze mu by'ukuri uhereyemo Tanzania, u Burundi, u Rwanda, Ubugande na Sudani. Ibyo ni ibihugu 5 ndetse na Kenya ubundimo nakinguye amatorero 50. Amatorero 30 niyo natangirije njyenyine, ariko ni 20 nayatangijwe n'abacu usanga yarazimye ndetse ndayabyutse. Uwo ni umurimo w'Imana nakoze. Ni ukuri birabushanye itorero ryacu. Umuntu yataka itorero rigafasha umugore kuko rizi ko wagiye mu murimo. Ni ukuri ko niho bitandukaniye. None turangiza, ni ihe nama wagira abavuga butumwa b'iki gihe kugira ngo nabo bahagarare babe intwari nk'uko mwabaye intwari, bakora umurimo w'Imana uzagira umusaruro kuwo mwakoze? None ivugabutumwa ubwire, iyo ujya gukora ivugabutumwa ubanza kuryikoramo wowe wenyine. Icya mbere twebwe twadaga tugenda kuvuga ubutumwa, ariko twarikoze mu ivugabutumwa riturimo nibarimo. Twasomaga ijambo ry'Imana tugasenga, twarangiza tukabana n'itorero, tukabona gukora umurimo w'Imana. Inama nugira abantu ndi mukuru bakabona batagira amasengesho, ndi mukubabwira ngo mwabanje icyo muherutse, mwabanje ivugabutumwa aho kubanza amasengesho. babanje indirimbo mu gihe indirimbo arizo zoheruka mu ijuru tuzoririmba, nta vugabutumwa dufite, ariko ni ugusenga. Ubu turacyari mu mwanya wo gusenga. Gusenga ni ukwambara imbaraga zizakujana muri rya vugabutumwa, zikujana mu vugabutumwa. Yego, gusoma ijambo ry'Imana ariko by'ukuri neza. Ariko abantu iyi mirindi bagira by'ukuri baza basenga, ndazo kabwira nabo n'abanegereye, ariko by'ukuri ese ko ntazana numva mwihishe Pasiteri Nyanaka ari mu vugabutumwa Nyanaka ari mu gicaniro cy'amasengesho. Twe turashaje, ariko byo twarabikoze kenshi.